Reka mwese nongere mbahe ikaze rero abadukurikirana kuri Urgent Update News. Nk'uko bisanzwe rero umuntu wese turakora subscribe musaba kugira ngo akore subscribe maze ujye amakuru yacu gatanu kuri gatanu. Ni Urgent Update News, tubagezaho amakuru agezweho gatanu ku kandi. Mu mwanya rero washize nabagejejeho ubukwe bw'umuhungu wa Pastor Rutayisire ndetse namwe mu mafoto yagiye agaragara muri ubwo bukwe n'ukuntu bwari bwiza cyane. Nuko rero bwabaye buba ku itariki ku 9 mu kwezi kwa 8 muri uyu mwaka wa 2025. Ayo ngabo n'amafoto rero agiye agaragaza ubukwe bw'umuhungu wa Pastor Rutayisire n'uburyo bwari bwiza cyane. Bagize ubukwe bwiza cyane rwose, urabona ko urabona abageni, urabona Pastor Rutayisire, urabona aho ubukwe bwabereye hano kuri salle ya Panorama ugana hano ku irebero rwose uturutse hano i Nyanza muri gare. Ni salle nziza cyane yakiriye ubukwe bw'umuhungu wa Pastor Rutayisire, dore ko yari yishimye cyane we n'umudamu we n'umuryango we ndetse n'abaritabiriye ubukwe bose, yaba abashyitsi, abantu bose bari mu bukwe barishimye cyane rwose. Byari ibirori byiza cyane. Nababwira ngo rero ku bantu wenda batabonye amahirwe yo kuhagera, ayo namwe mu mafoto yakwereka uburyo ubukwe bwari bumeze neza cyane. Ndabizi ko rero hari abantu benshi batabonye uburyo bahagera, ariko nanone bifuza ifoto yonyine gusa kugira ngo uko bwari bumeze. Niba rero turakora subscribe, gira bwangu rwose ukore subscribe kugira ngo ujye ubana natwe umunsi ku munsi. Murabona rero abageni, murabona pastor, murabona madame, murabona mukazana, murabona abashyitsi mbega b'imena bose bari baje. Hari abapasiteri benshi cyane, abakozi b'Imana benshi rwose bari babwitabiriye amakuru agiye atandukanye. Abakozi b'Imana benshi rwose bari bahatubereye, natwe twari tuhababereye. Ni ubukwe bwari bwiza bwagaragayemo urukundo, ineza, amahoro, ibyishimo rwose byiza cyane. Nakwifuriza umuntu uwo ari we wese. Abantu mutabonye amafoto rero ngayo rwose, mwebwe abatarabonye amafoto y'ubukwe dore ngayo rwose, ngayo amafoto meza cyane. Twifuriza rero barushinze kugira ubukwe bwiza no kugira umuryango mwiza cyane. Abarushinze rero twifuje kugira urugo rwiza, bazabyare hungu na kobwa, bazatera imbere, bazaheke, mbega Imana izabakorere ibitangaza, Imana yubakire, kandi ndizera ko rwose urwo rwabo ruzarangwamo amahoro, ndetse ibyo bazanyuramo byose bazabicanamo, kandi umurimo bafite hano mu isi bakazawusoza amahoro. Ubwo ndavuga umuhamagaro wabo wo gushyingirwa, kandi mbwira Pastor Rutayisire ko tumukunda cyane, ndetse ko nawe tumwifuza kuzabona abuzukuru, abaturutse kuri uwo muryango, nabyo bizamushimisha cyane. Imana y'umugisha mwese rero, mugire ibihe byiza, ndetse nzakomeza kubana namwe umunsi ku munsi. Ukeneye kutwandikira, kutuvugisha, nimero yacu iraho ngaho muri description. Ubu turakora subscribe, kuri subscribe maze komeza kubana natwe umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Reka mwese nongere mbahe ikaze rero abadukurikirana kuri Urgent Update News. Nk'uko bisanzwe rero umuntu wese turakora subscribe musaba kugira ngo akore subscribe maze ujye amakuru yacu gatanu kuri gatanu. Ni Urgent Update News, tubagezaho amakuru agezweho gatanu ku kandi. Mu mwanya rero washize nabagejejeho ubukwe bw'umuhungu wa Pastor Rutayisire ndetse namwe mu mafoto yagiye agaragara muri ubwo bukwe n'ukuntu bwari bwiza cyane. Nuko rero bwabaye buba ku itariki ku 9
mu kwezi kwa munani.